twongeye kubaha ikaze muri Borazone nk'ibisanzwe tugarutse makuru agendanye na basket muri rusange ari mu Rwanda by'umwihariko n'andi agiye atandukanye twese tugiye duhuriraho ariko cyane cyane yo mu Rwanda shampiyona yo mu Rwanda y'abahungu niyo twibandaho cyane ariko n'iy'abakobwa nayo turayikurikirana abari nge Kizito ndi kumwe na mugenzi wanjye Rutayisire ni sawa ndashima Imana kavura nikarahirika inzu iri mu manegeka se twajya mu manegeka bana amaze iminsi bagwa imvura niyo waba ufite zimeze tubitekerezaho komenti kwibaza niba yemeze neza okay byiza ubwo natwe nuko hanyuma rero ubushize twe twaganiriye kuri Fazari uburyo yagenza uburyo twagiye tuyibona mu buryo bugiye butandukanye hakaba retour rero cyane cyane akaba ari matches zimwe twagiye tubona tuti rero retour ifite ukuntu izaza ifite ishusho itandukanye niyo twabonye muri Fazari amakipe amwe yaramenyereye andi yiminjiriyemo agafu andi twabonaga nayari aho ngaho hakaba nani noneho turi kubona biri kuzamba kurushaho byazambye muri Fazari none ubu ngubu biri kurushaho hari match ziheruka kuba twarebye bamwe muri twe hari nka match cyane cyane numva ariyo twasa n'abavuzeho match ya Reg na Tigers yabaye ku cyumweru twayigarukaho ubushize wari wavuze ko uko ubibona eshatu nizazini nta gihinduka ariko bishobora guhinduka ushize twavuze amakipe ari kurwanira umwanya wa 4 by'umwihariko izo twagarutseho harimo Tigers izibimburiye Kepler na Orion na Orion Tigers Kepler na Orion nibyo navuga kuko nuza Espoir yo iri ku rundi ruhande yo nazomko nibyo nende kukubwira ubushize wari wavuze ko izingaye za mbere zo nta kiri guhinduka tukaba twarabonye kipe ibasha gucalenginga Reg ubwo ni match ebyiri maze gutsinda match ebyiri itsinzwe na PL itsinzwe na Tigers man Orion ntago irimo buriya se Orion iri muri race ahubwo UGB kunuza UGB plutôt nayo twabyitiranyije ni UGB Orion nayo UGB buriya UGB wande je ko tugaruka kuri ya match iyi match ya Reg na nuza Reg na Tigers ko Reg twabonaga ari ikipe nziza ngewe ubundi Tigers ifite abakinnyi beza ariko ikintu cyagoye n'ibintu abantu benshi nibyo bagiye banagarukaho n'abantu benshi barebye game Tigers yakinnye Tigers ikibazo yari ifite nuko yari ifite rema nyinshi like nyine abastars bose bari bashyashya muri Tigers buri muntu yari ku giti cye abantu batanu bahuje game abantu batanu bose babanza mu kibuga bose ni bashya muri equipe urumva na equipe si bashya mu mukino chemistry yayo si bashya mu mukino wa basket ariko chemistry yabo ntabwo yari nyine ntabwo byari byagahura neza kereka abakinnyi wenda bakinaga muri PR ariko n'ubu bose ntabwo bahuriraga mu kibuga ni bangaye bahuriraga mu kibuga wenda kereka Kimasa yahuye kandi nabwo no muri APR nabo ntabwo babanzaga so urumva rero chemistry nicyo kintu cyabanje kugora mwinuka kuri side yanjye ngiye ukuntu nabonye iriya equipe ariko nk'abantu barebye iriya equipe ikina imikino yayo ya mbere muri Fazari n'abantu bari kureba muri retour ukuntu iri gukina ni ikintu kikwereka yuko ikintu cyaburaga ni chemistry n'abakinnyi n'abahanga pe Smith hari umupigi bafite witwa Smith w'umunyamerika Iwan urebye ibintu yakinnye ejo ntibibaho uriya mutipa azazengereza abantu ugashyiraho na Nick n'abantu bose ikintu cyaburaga no kugira ngo bahuze umukino na mwinuka nyine amenye management yabo nicyo kintu ko mwinuka nawe mwinuka ziyo niyo nuzaye cyane gufasha abakinnyi mwinuka nawe guhuza mwinuka nawe nsigaye ntamwemera cyane nkurikije ibintu yakoreye Patriote muri ubushize nawe nsigaye mukemanga ibya bindi byabaye by'inkoko itinza ahantu hati babaza siyo mpamvu ahubwo nyine hari ukuntu ligue nyine
like nyine hari ukuntu ligue isa n'isiga abantu urumva iyo udashaka kugendera nyine kuri ritme y'ukuntu environnement imeze urasigara nyine niba ushaka kuguma kuri bya bintu byawe bya kera byo muri 2018 2019 ariko uri kubona iyi ligue ukuntu yahindutse ligue yarahindutse ku rwego rwo hejuru harimo changement nyinshi cyane urumva rero nawe utari kwevarura urwego rwawe cyangwa bikunda urasigara kwanza mwinuka uretse ko wenda nawe yagihuye na equipe mu challenginga ariko adahinduye nawe ngo agire nyine agire indi level areba ukuntu ibintu bimeze nawe yevaruye mwinuka wenda nkaba Maxime ntabwo agitoza Maxime ntabwo nkuko nabaho ufite atagarukanye na Nuza na Espoir nuko bari noneho wisimwemera si ukuvuga ngo si ukumwemera bigize ariko we rwose imitoreze sinzi ukuntu imeze yari uwa kera cyane erega abatoza bagezweho ubu ngubu ntabwo ari babatoza nyine umukinnyi atinya babandi baba bameze urabizi kera ukuntu watinyaga umukoca twebwe muri segonderi uriya mutipe wadutozaga yari n'umwarimu urumva no muri kaminuza same case akenshi abantu bagutozaga babaga ari abarimu ukabatinya nyine babakoca ba kera wabonaga ukagira ngo ni nka prefet discipline ubonye akenshi wasangaga ariko abo ngabo muri segonderi babaga bafite n'ubundi amatite soit niba atari padiri atari umufrere atari nka prefet ni umuanimateri niba atari animateri ni umwarimu gutyo babaga ari babana n'ubundi iyo coaching technique ntabwo mbona igezweho nyine ibintu bigezweho ni nka biriya by'uriya mutoza wa peri akaba inshuti n'umukinnyi ku rwego rwo hejuru nako karimo karumvikana ubwo muinuka rero warimo arabikora iki style nshyashya wenda ashobora kudafitinga in kubera ko wenda biba bigoye ariko akagerageza ko ntago tuzi nta conference de presse yabaye ya Tigers kuryo bavuga bati imigabo n'imigambi nuko dutwara igikombe cyo biragoye tujya muri bare ntago equipe imeze kuriya byose oya kuko equipe twe nibyo dutekereza bitewe n'uko equipe tuyibona ni equipe bavuze dere ku mwaka wa mbere tugaragare duhindure style duhindure ukuntu twakina mbese tugaragare bavuga bati Tigers abantu bayumve mu matwi hanyuma umwaka wa kabiri twihe intego runaka tugiye guhana bavuga ati cyambere cyo kumanuka nta gihari cyo cyararangiye hasigana n'ubu ngubu igihe asigaye ni ukujya muri top 4 top 3 gukina playoffs byaba byiza cyangwa byakunda uko bigenda bikura nyine ariko ikintu kibaho cyane cyane mu makipe yo mu Rwanda arahindagurika nk'iyo ngiyo iri guhuza iyo ibonetse igakora uyu mwaka utaha abakinnyi benshi barabahindura ibyo rero ndi gutekereza niba mvuze nta commerce difference yaba yigize ku buryo bavuga ngo twe dufite gahunda imeze gutya na gutya sofa ntago ari bibi ni byiza muinuka ayihuza iyo game bakine neza bagiye nkuko Kepler nayo ubushize yaje imeze Kepler ariko biragoye sha Kepler yahuye n'imvune izana umusenta w'igihuha ye baba wisha bega umusenta we ibyo ngibyo nyine umuntu arabireba byose n'ishusho muri rusange y'amakipe uko tugenda tuyabona ariko ubwo twari tukiri kuri nuza kuri Tigers ariko irimo irakora neza ibintu karimo arabijyamo neza irimo biragaruka neza phase de tour turaza kubonamo ibintu bitandukanye n'ibyo twabonye muri phase hazabamo gutungurana cyane hasigaye ikindi ntago amakipe atatu APR Patriot na REG baba barateye hagati muri giye kubijyanye n'iki bati n'ubundi nitwe duhora izindi zikomeye zirwaniye epfo mu bishokoro none ayo makipe yose ayo makipe uvuze bavuye mu APR ni amakipe atorohewe aha nibyo ndi kuvuga ntago baba baratera hagati muri giye kuri yote bavuga ati okay turi amakipe akomeye sofa abarwanye Patriot yaje imeze gutya idandabirana bijya bityo birakunda ubahiri muri za zindi eshatu n'undi REG izana na element nziza pe nziza ibintu byo gusubirwamo binagaragara nayo ikavuga iti twe ni cya kintu yanatekerezaga no kuzana nziza zindi abeza bacu best of the best bo mu Rwanda aribo Steven na Gaston urumva watekereje kuri yagize indi alternative agomba kuza ubundi iri kuri calibre byiburi gerageza cyangwa ibarusha bari kuri calibre imwe abo ayo makipe APR ni mpamvu ndavuze atatu kuko ariko ameze ariko APR yo nishaka igatere cyangwa ntigatere ifite icyo yishingikirije
nk'ubushize harimo imvune nyinshi ariko still bamanaginga gukina n'ubundi barazifite n'ubundi n'ubuzi cyane bamanaginga ko bafite abakinnyi effectif nini bafite backup nyinshi ariko tutirengagije ko hari icyo bategura muri local league muri local mucyo tutirengagije ko hari icyo biri kwitegurira iyo ntuza izindi izo ngizo zindi nazo ubona zatangiye ubona rwose utavuga uti nyamakipa ayo rero izo top 3 uri kumbwira by the way Cleveland yaravunitse bana nacheruka I don't think so ejo bundi ntabwo yakinnye yavunitse ngira ngo kuri game zibanza yagize ikibazo mu ivi actually yasubiye niwabo kujya gukora surgery biri grave urumva nimba aragiye muri surgery urumva biri likely yuko game zisigaye zitazazikina ko iyo bigeze muri surgery ushobora kugenda hanze wabonaga muri uza faza rero ashobora kuba yarakiniraga ku mvune birashoboka ariko ari n'umukino ukunda gukina yigengesereye ariko Cleveland twari tuzi imbere ntago ari uko yaramize ntago ari we kereka niba ko kiyariyo mpamvu Cleveland na Donis Cleveland na ukuntu bari bameze ntabwo Cleveland ntabwo twari twabonaga ari ibyo ntekereza ashobora kuba yarakinira ari a regular player usanzwe nyine ufashe equipe ubanzamo ariko nothing special nk'ukuntu twabonaga Cleveland ukora actually ngiye ibyo ntekereza ashobora kuba yarakiniraga ku mvune noneho bikaba byarabaye grave agahitamo kujya gukora surgery ari nabyo buriya na ntuza yiwe yaragaragaye kuri match ya ntuza ya Tigers kuba atarabonetse kabisa kuba atarabonetse byaragaragaye kuri kuko urumva nushaka kubyemera cyangwa ubireke Cleveland n'umukinnyi ushobora gukora ikinyuranyo ashobora gutsinda trap we anytime ariko bari barazanye ntuza kandi na midland afite ntuza mwiza unabikora ibyo bintu ukora defense ariko none ari mu mwana ari undi mujama Jean Duty ateye ubwoba bro ateye ubwoba ariko nyine Jean Duty uzi ko Jean Duty ahubwo mu mwitege mu minsi iri imbere man nakusi no kuvuga mu mwitege Jean Duty ateye ubwoba nta kintu atinya wa ubwo rege nyine uko turi kuyivuga n'ibyo bibazo kuba PG rwose imeze neza kuko Boisavamo Jean Duty nawe agakina akazengereza abantu urumva rero kandi no ku ruhande rw'abasenta bameze neza bazanye Noah bigira umwami wakinaga muri uretse ko ashobora kuba gifitemo tuyishu nawe ntazi kuko kuri game nabonye yarakoze chefma ariko mbona asubiye muri locker room guhindura imyenda n'ibihita yambara imyenda isanzwe ntabwo yigeze akina kandi yari yakoze ubwo nawe bamuzanye ariko birumvikana ni ramforo n'ubundi bari gukora ni ramforo kandi none kiza ni umunyarwanda urumva rero yo imeze neza ahubwo ibintu wari kuvuga buriya bari uzi ko Patriot itabaze neza ishobora kutazakina finals biramutse bigize kubera yuko byari likely yuko izikina finals niburi ibaye ya gatatu bitiswe rya zina risanzwemo ya esprit ihora ivuga iti Patriot nitagaragara playoffs zizabiya oya Patriot reka njye nkubwire mu buryo bw'imibare ukuntu njye mbitekereza Patriot ubu ngubu imaze gutsindwa imikino ingahera imikino 3 yakoze rero mpora mbivuga itsindwa umukino wa UGB biriya bintu ni ikosa rikomeye cyane nkuko na Reg ishobora gukora inde ereri tutazi Reg imeze nneza Reg imaze gutsindwa imikino 2 urumva Patriot imaze gutsindwa imikino isubiriye cyangwa APR yo tuyireke kuko nta gahunda yo gutsindwa ifite APR yatsindwa ni equipe se n'ushize twabivuzeho kandi ari igihe bigera buri APR kugira ngo igire ikibazo kereka Ntore atabonetse Diara ntaboneke abo ngabo bonyine ko abantu abo ngabo bonyine APR ishobora Patriot ishobora guhita itsinda APR kandi n'ubundi umenye ko Patriot ari itsinze APR ariko biri ariko akundi ikipe yikamata kuri no match yarafite imvune yarakinnye yari nabo bazonza ahubwo yarabaderanje byatari ababunyemo n'amanota kuko twari dufite call ntabwo yarahari so rero nibyo nakubwiraga Patriot APR yo biragoye kugira ngo itsindwe game nimwe muri shampiyona nyine muri regular season wenda muri playoffs birashoboka ariko Patriot imaze gutsindwa imikino 3 urumva ntirakina na Reg ntirakina na APR muri retour Tigers imaze gutsindwa imikino 5 ama equipe akomeye yose barakinnye basigaje Patriot no kuvuga ngo Patriot ikoze ikosi gatsindwa na Tigers yabitsinzwe imikino 4 APR gahita itsinda yabitsinzwe imikino 5 Reg gahita ikubita byahita birangira yuko kandi umenye ko Tigers isigaje imikino yoroshye gusa
isigaje game zoroshye kereka wenda game ya Patriote numva ari isigaye ikomeye. Urumva rero mwinuka buri kintu yakoze cya danger deal yakoze ikomeye no gutsinda reg. Urumva ibirana boostinga morale y'abantu z'abakinnyi. So rero Patriote iramutse ibaye ya kane byaba ngombwa ko ikina na APR muri playoffs. Kandi ntacyo wizeye ko yabikora. Kandi biragoye. Patriote ntago ifite swag yakina. Byongera nka APR igatsinda si kongera gato bivuga ngo n'uri ya representing. No reka nkubwire ukuntu ibintu bya Patriote bigoye sasa. Patriote urabona ibura umukinnyi umeze gute? Hari abantu nabonye bari gukunda kubivuga ariko banza batabisobanukira. Reka ngiye mbafashe ku bumenyi mfite. Nubwo ngo Patriote ifite abanyamahanga ubu ngubu wabara 3. Sibyo? Nimba mbizi neza. Uko ifite nato avuye muri Espoir, ikagira Branch, ikagira na Kamdo. Si 3. I mean Cole. Si 3. Nukuvuga ngo isigaje abakinnyi 2 babanyamahanga. Sibyo? Nukuvuga ngo ubundi Patriote ikintu yakora gikomeye nukugura umukinnyi umwe mwiza w'umusenta cyangwa se ukina kabiri. Okay, njye natekerezaga nanjye umusenta kurusha ibindi bintu byose kuko umusenta bamukura he? Kubera ko hajemo na bare wenda bamubona ariko bamubona bafite ukuntu bazi kudetecta abantu umuntu ataza ariko ngewe instead yo kugura umusenta ibi bintu ngiye kubabwira ngiye banza ni basket ishobora kuba atari nyinshi cyane ariko ngiye ni basket. Ubu ngubu ama equipe menshi iyo ufite aba point guard beza, iyo ufite rimwe kabiri beza nta kipe utatsinda. Urabyemera? Ako si ku kintu cyitwa rebounds. Cyitwa ama rebound. Ariko kado ninde busha kado move zo muri paint. Hari umujama twahoze ugeze kubimbwira rasi nta muntu mu Rwanda nyine mu kireka wenda Diara nta muntu mu Rwanda urusha kado move zo muri paint. Uzambwire Brock Zaka abantu Brock kado bamukubise ngo ni zingahe? Kado yakora rotation urumva agasimbura na Kamdo kandi bare bahakina neza. Nukuvuga bafite kora ashobora kubakinira amanota 3 akayatsinda. Ariko naye bamwize ifavuari twibuke ko n'ubushize na Perry yarakinaga hazamo reka nkubwire man. Iyo wize umukinnyi ukamufata ukamudouble teaming hari undi mukinnyi uri free wirengagije. Uribuka ushobora kuba utararebye game ya UGB na Patriote. Uzi umuntu wacyuye equipe se? Ni ya elema nyine ijya gushuta mwese mugahita mujya gushaka rebound. Uvuga ngo nubundi ntabwo he's not gonna make it nubundi reka tujye gushaka rebound. Umuntu wese ujya mu kibuga babazi ko babazi nyibikira yuze gukora I'm telling you abantu barebye iyo game umupeto wakubise trap we bamwe nyine yari underrated. Urumva rero Patriote ngewe nyine mbibirebye neza kandi biri likely ariko ari byo byashoboka. Bazazana umusenta w'umunyarwanda. Umusenta w'umunyarwanda ninde sungu ni hagati ya Ibe oya ntago shana abantu menya abantu bareka ni hagati ya Ibe na Gray. Uzi ikindi kintu bahita bakora bahita bazana undi mukinnyi w'umunyamahanga umwe ukina kabiri. Kuki iyo option ubushize ko tugeze kubivuga tuvuga ibintu none se rega muzana abandi byo kugarura abantu bari bahari. Indese Iberega impamvu Ibe ni umunyarwanda na Gray ni umunyarwanda barajya guki nese nuba baramutwaye nese barazana ndi cyakiyongera akaza gakora nka bya bindi nibaza n'umunyamahanga w'umusenta. Umunyamahanga w'umusenta ntago ari gukora difference nk'iyo umuntu ukina kabiri yakora. Lese ko bazanye Branch ubu Branch bamugeranye n'uyu musenta wakora difference. Reba Branch agiye gukina na Ntuza na Cole none bakagira amahirwe na Ndizeye akagaruka. Branch ko na Ndizeye yaba bari beza na Ibe muri gupinga. Erega Ibe ni big man. I know mass Ibe ni big man. Nashaka ubundi Ibe ikintu cyana na Ibe se ni iki? N'urugero rwo ushaka kuvuga uti reba Pichu ntuza zima. Reba Ibe yafashe Pichu ariko Pichu hari statistics urabwira ngo kado uravuga ngo kado reba Ibe ari guhangana na Ntuza na Diara hate zirareshya Ibe mu rushibiro
wenda ikintu kiri nakore nashaka kuri amafoto rigave muri karaba yatanze muko twayirebye nawe turi kumwe inshuro zirenze imwe erega ikintu cyabaga erega yereka mubwire man afite nko kwenda turi kuvuga tuzi Cleveland reka mubwire yarafite imvune wenda none ikindi kintu Patriot buri zakora izite ku mutoza nk'ubu iki ni igihe cyiza cyo gushaka umutoza Sani ari gukora ibintu byiza pe nta nubwo ngende kumwandara rating Sani ari gukora ibintu ariho no kugera n'abakinnyi afite Sani ni ahubwo Sani ararenze to be honest Sani ntabwo yarahagamye APRC si inota rimwe nimba atari amanota abiri yabarushije ubundi Sani ikintu nawe kuvuga ereri yakoze kandi ni ibintu bisanzwe ni ugutsindwa na UGB nta n'ibyahatari kandi nabwo wabonaga ko ari technical errors zabayemo amakipe abiri ariko arimo aragenda ayibutunota porampora gutya atesha UGB na Roza na Tigers nyine agiye ariko gukora mu nkoko UGB nayo twayicishijemo ijisho UGB itsindwa na Zomko ariko na Zomko ifite inyota yabyo igomba gutsinda no kuri ako ikintu kigaragara ni uko UGB idafite ariko urabona ukuntu umukinnyi nibyo nakubwiraga mani ngiye kugira nza n'umusenta nazana rimwe kabiri Dumbe yasi ugize UGB niwe play zose zishingiyeho ubwo Patriot rero mu rwego rwo kwigengesera kugira ngo hatagira erreur nubwo abantu banga Ibe ariko Ibe ubundi afite umutoza nyine Ibe ntago ari mwiza kuri offensive ndabyemera pe Ibe ushobora kumuhereza amaransefra 20 agatsinda amatatu ibyo nabyo nibyo offensive ntago ari mwiza ariko defensive nimba ari gukorera block akaba ahagaze muri pet ku buryo wazamuka ukagira n'ubwo bwo kuzamuka ibyo si bihagije Ibe kuri defensive si mwiza se ninde ubihakana okay nabyo birashoboka ariko twese tureba image iheruka yaduhaye erega mani umukinnyi terme zose zishoboka rero abantu bazi basket bayikoze mu mufuka ariko n'abasifuzi nabwo ariko abasifuzi nabo batugeragereze kabisa mani abasifuzi bari kubishya game pe ikintu byo tuzabigira abasifuzi babigira podcast yabyo yihari kandi ibintu biravuzwa igihe kirekire ko ni ikintu kivugwa ku bantu bose bigiye bitandukanye tukareba ikibazo tujya nabo twegera tukumva na feedback nabo ubwabo ikintu bakira niba ari ikintu niba bitonaho konti cyangwa bitekerezaho kuva ko nanone ikindi ari issue ibintu nagiye kukubwira abafana nyine ikibazo abafana bareba nyine baba bagomba kureba output nyine ikintu kiri kugaragara ako kanya ariko buriya ni gute ufata umukinnyi sezo imbi agize imwe ugahita wumva ko umukinnyi ari umuswa byacitse icyambere bishobora kuba byatewe n'umutoza uri kugukinisha nabi urumva cyangwa bigaterwa n'izindi mpamvu ntago kuba Ibe yaragize nta nubwo imikino 5 si imikino 5 se imikino 5 mibi urahita ufata ibuka mu gihe umuswa ku buryo mbere n'atanga karita ya kabiri nose kuki umutoza kuki umukinnyi wawe yuzuza amakosa uri kubireba uri kumutoza ari uri gukontorora game niyo mpamvu nkubwira ngo mwinuka nawe kiragenda amucishijemo ijisho okay nibyo kureba n'ubundi nibyo kureba biragaragara ariko nabo bakeneye renfort byibura kugira ngo kereka niba barindiriye ko basecuringa the spot yo muri playoffs then bakabona kuzana wa muntu ko nibyo tumenyereye bafite za move zabo za silent move ariko ubwo babonye ko bagiye gusafaringa kurushaho nabwo bazanira umuvuno wande wako kuko iyo bashaka gukomeza kuriya bari bameze ntabwo byari gukunda kuki batese bazana umusenta se direct nibyo nkubwira ngo ubundi bari abantu aba PG nibo game ibishingiyeho rero niba bibare neza bazane umuntu ukina rimwe kabiri bazane n'umutoza barabarangije deal bazane making sure ko ndize yagarutse niba shaka Ibe bamuzana niyo bazana Gray uwo bazana wari wese Gray we yarakize neza kuko nari afite ibibazo by'umugongari so reka mbere tuburemo umunota ze mbere yuko tujya muri dufata ka break gatoya nari nkubwiye imibare iri muri Patriot urumva ibyo bintu Patriot niramuka itsinzwe game ebyiri iramutse itsinzwe game ya APR gatsindwa na game ya APR na REG ubundi Patriot ikosa itazakorwa ni ugutsindwa na Tigers kandi biragoye ko Patriot izatsinda Tigers birikiri rwose ko bishoboka cyane ko Tigers ifite rema nyinshi zigutesha umutwe ugacanganyikirwa bafite na Pichu reka ibya Patriot tube tubivuyeho reka dufate commercial break hanyuma tuze kugaruka no tuvuga cyane kuri bar
ku ikipe yitegura by'umwihariko tugende tureberemo ku yindi ubushize twabivuze ariko tubivugaho tubitarukaho hejuru ariko noneho tuze kugenda tureba erema ku yindi uko bihagaze ubu ngubu up to now. Yeah, you'll be back. Hey everyone, did you ever struggled by getting a basketball updates on news? I know you did. But yo, we got you covered. Africa is now. Borazone is a very good platform for y'all that is trying to provide every single detail about basketball, especially here in Rwanda, through our social media platforms. Please catch us up on our podcast and click on subscribe button on our YouTube channel and make sure you are following all the articles published on our website, which is www.borazone.africa. And don't forget to follow our Instagram page as well as TikTok and Twitter. All we want is to keep you updated. Peace out. Twavugaga kuri APR iri kwitegura BAL. Yeah. Ariyo twagombaga kwibandaho kugira ngo turebe nari nabanje gushimira abaturarwanda muri rusange uko tubasha kwitabira ibikorwa by'umwihariko kuko natwe babigenewe daer. Hanyuma tuvuge kuri APR. Kimwe nge mu bintu nayivugaho mu myiteguro yayo ko turi kwibona muri championnat ni kuri equipe igomba guhagarara igihugu igomba kubimeza. Ahiri ni igomba kubiri. Ku muntu birebera hanze atitaye kuvuga ngo umwanya iriho umwanya wa mbere se ubu umuntu akubwira ngo iriya kipe niza ahagararira u Rwanda ugasanga iri ku mwanya wa gatatu ukumva wese itsinda ubundi reka nkubwire hari ikipe se munini dufite reka nkubwire si byo wenda equipe nationale yizane nayo irimo ndi nabo bari equipe nationale bo bonyene barimo nibo benshi barimo reka nkubwire APR singiye kunenga umusaruro ifite urumva ariko ntabwo iri kuri level yo kuba yajya gukompeta muri BAL. APR niba ishobora guhangana na Patriot iri kuri iyo level ni mu Rwanda ubu ngubu mu Rwanda oya iri kuri iyo level ntabwo tuyizi kandi iriya ariyo nyine ndi kuvuga level yakagombye kubiriho. Unese urabireberahe ntabwo APR yatsinda amanota 100 zomko uvuge ngo APR ngimeze neza iri gutsinda equipe imeze gute ariko ibyo byose niyo kipe sofa kuva muri phase na phase retour ayitangiriye niyo ifite troshif inshuro nyinshi itsinze troshif ibyo simbihakana ariko se nyine ama powerhouse mu Rwanda iyatsinda bigenze gute kuko ni nama equipe tuvuge nka Patriot ni equipe buriya nayo ni underdog man gendeye kuki nese Patriot ifite we mukinnyi Patriot umbwiza ukuri uretse Patriot twayivuye oya ndi kuvuga turi kureba kuri kuma nyine kuma equipe afite amazina mu Rwanda kandi umva yose yarakinnye na APR kireka nimba ama equipe ameze gutyo uyatsinda ari mu gihe cyayo kibi urumva uri tare kujya gukompeta na bariya bimasa byo muri bar icyo kwigora nacyo ntabwo ngiye ndi kunenga sindi kunenga umusaruro ariko still icyo ni ikibazo umuntu yibaza ariko ukazana n'ikintu bita solution kuko still barimo baritegura barayikeneye kugira ngo barebe ko bazamura urwego kuko ibyo uvuga byose bahura nabyo mu kibuga natwe ari ibyo tubona ariko n'umutoza ababibona akavuga ati uko mbibona ama equipe turi muri conference arimo Monastir ndumva irimo ngiye rero reka nkubwire APR njyewe nyine uko ngiye mbyumva bitandukanye nuko wenda umutoza bibona cyangwa staff yabo ibibona sibyo APR ntago iriya competition ari competition yoroshye bare ni competition ikomeye pe ikomeye ku buryo ureba na play ziba zirimo ukabona tuvugishije ukuri abenshi twarebye bare ureba na play n'amaplay y'abari yakinwe muri bare ukabona nta nubwo urayabona mu Rwanda ndabeshya reba nka baza Nowa yakubise muri yafashaga muri APR muri nizo play zo muri BAL nizo nyine play z'abasazi z'ibintu nyine ubona ni ibintu nyine biri anliyo kabisa
urumva badatekereza ibyo badatekereza mu Rwanda ngo mbwirizo play wabonye n'izingaye zimeze nka ziriya rero nimba ari competition nyine imeze gutyo iri ku rwego rwo hejuru ikomeye nk'iriya nyine uba ugomba nawe kuba ufite abakinnyi bari tafu bitarimo amarangamutima icyo ni icya mbere kandi birimo nyine ubu professionnel bwinshi kandi noneho ngiye niko ndi kumbyumva ukareba n'abantu bafite experience muri iyo competition ugiye abantu bafite experience kandi nyine bageze no kuri level nibura wowe utagezeho ndabeshya so far mu Rwanda equipe zageze kure zakinye finals mu by'ukuri ntabwo waperera kina finals nubwo kabiri ugiye kwitegura ubushize yavire muri conference urumva umukinnyi wavuga nge navuga uri kuri level yo gukina bare muri APR n'ubushize maze narabivuze nta bakinnyi babiri wenda reka tuvuge batatu dushingiye kuri experience ni Diarra urumva Diarra we rwose nta nubwo wabihakana ni umuntu witwa Diarra ni umuntu witwa Ntore agikora uko agomba kugikora ni umuntu witwa Ntore kandi Ntore nabwo akaba ari nk'umusabu ni umuntu witwa Nshobozwa urumva abandi bose nyine bagenda bagiye gusapotinga equipe we niko ubibona njyewe niko mbibona ni ukuvuga ngo ngiye solution ari gutanga icya mbere ngiye nari gufata ntabwo simbizi ko byari byarangira ariko Gaston sinari kumusiga cya Gaston ko urukigarukaho Gaston ni umunyarwanda icyo ni icya mbere kandi ari mu bihe bye byiza icyo ni icya kabiri se hari umuntu ubihakana nta muntu wabihakana ikindi cya kabiri nari kumakinga sure yuko umuntu witwa Boissy mufite ariko izo alternative zagombaga kuza bakimara kumenya ibya Isaiah kuko Isaiah bari bamwizeye ndetse Isaiah umufite ukaba ufite na Boissy ufite icyo gihombo Boissy ni umunyafrika na Ntore still Ntore ntago ari umustata mwiza muri BL sinkubeshye ntabwo ari umustata mwiza muri BL pe wenda yakina kubera ko ari umunyarwanda ariko ngiye mbona ataba ari umustata mwiza pe no kuntu wenda ubu game y'ukundi kuyibona harimo icyo cyitwa kwa miliyora kugaragara Ntore we ni ku rundi rwego arabikore anyine arakora ukabona ko kabisa hari ikintu cyahindutse nk'uko ashobozwa nawe agira consistency ariko ubu ngubu niba tumaze kumenyera game ye niba ari ugusubira inyuma koko hari igihe nanone umuntu iyo umenyereye game ye ugira ngo arasubira inyuma kandi nigeze arenga ahari still aracyakora uko yakoraga nk'ubushize ariko hari icyiciro ataragira ariko nka Ntore urabibona hari umukinnyi bakina mu kibuga ukavuga uti uyu muntu yaramutse bitewe n'ukuntu yakiniye game ukavuga uti sha yabiguyeho yaramutse ubu ngubu pe ariko hakaba n'undi uvuga uti cyakoze uyu mujene nka Diarra ntago waramuka buri match ufite mu byibura amanota 20 Diarra ntabwo ajya kandi niba ukinnye iyi game adversaire aritegura azi umuntu yitwa nde Diarra ntago ari umuntu utunguranye uza ngo bananire akajya yabonamo 20 n'ama rebound uwo muntu afite consistency ihoraho kandi azamura urwego buri gihe muri Afurika harimo abakinnyi buriya nka Mayo kuko yabacitse gute Mayo nawe ni umukinnyi mwiza rero ibyo bintu bishobora kuba bigendana na structure ya equipe mu makuru mfite nuko equipe yavuze ko izatwara abakinnyi bayo equipe izakoresha abakinnyi bayo buriya nk'ubushize nk'iyo byibura barenga conference ubu ngubu ibyo bakabivuga tukaba twabyumva ariko ubu ngubu kuko ubushize batarenze conference ubu noneho bagomba gukora inshuro tutazi gukora inshuro tutazi umubare kugira ngo byibura bajye South Africa muri final ko final zino ziri kandi umuvandimwe nawe yarabonetse umuvandimwe muremure nde Ozi Ozi nawe yasubiye inyuma nimba ari imvune nimba ari iki ikindi kintu njya nibaza nkuko turi kuvuga APR abakinnyi ko baza ari beza bashininga ikipe zose bavuyemo ariko bajya muri APR ukagira ngo
bagezeyo bimwe bita kuvanga umuntu yagezeyo man ibyo bintu ntagire ikintu ahindura ntagarama amakipe yose ntagire ikintu ahindura cyane cyane muri APR niho bigaragarira man umukinnyi akaza ari mwiza muvuga muti wow ariko byagezamo hagati amaze kumenyana n'abakinnyi bagenzi be by'umwihariko kuko urumva iyo ukiza utaramenya n'abakinnyi mutaramenya ngo inshuti nizi abo twagendana naba cyangwa gutya ibyo bintu bibaho muri sosiyete yose ikintu uri focused on it's just imyitozo and games inyuma life social life indi ikaza nyuma ariko nyuma kandi ikindi iyo spirit igomba kubamo n'ubundi kugira ngo abantu bose bahuze bakundane bumvikane niba hamagaye utayisi uri kumwe na Kizito uri kumwe n'andi we na Q ubwo bari hamwe spirit ni imwe still no mu kibuga biba byoroshye umuntu mubana mu bintu byinshi no mu kibuga birahura ariko akaba ikintu bagira mukabona byita kuregeza kenshi ukabona wagira ngo bararegeje bageze nta kintu kindi bakirwanya nta kintu kirenze nta mafaranga menshi babaha ni life hari fact ngiye reka nkubwire fact ngiye mbona urumva reka tuvuge icya mbere ku mvune APR ishobora kubikora imyitozo myinshi igora abakinnyi urumva bigatuma kuki yabigora abakinnyi kurusha uko abakinnyi bakaba bafite myinshi iborohereza par rapport ya equipe ngiye niko mbitekereza umukinnyi agomba kuza ari stand by ikintu ya challenge ariyo yose sibyo imyitozo kandi imyitozo ije ubu ngubu mu gihe cyane cyane avuga ati twitegura baraka dukeneye ni rya APR itabaye mere mazimeze gutyo nyine ihora ifite ntuza ihoraho komeza ushobora kuba ifite bakora bagenda bagira session trainings nyinshi cyangwa zinaniza abantu bigatuma n'uburyo bwo kuvunika kuko umubiri iyo nyine utaruhutse none bikagera no mu gihe cyo gukora none n'abantu bakinnyi bacu bibera mu kabari batashobora kuruhuka mbese ngiye nari nzi ko n'abanyamerika biriya bintu batabikora umukinnyi ari muri club agejeje saa 7 z'ijoro saa 8 ntumenye ko bagiye no kuryama kuko twese dutaha kandi mu gitondo nimugoroba ejo umunsi ukurikiye afite game kandi wowe no mu myitozo urumva se ni gute utavunika ntabwo waruhutse umubiri already urananiwe ugiye kongera kuwunaniza umunsi ukurikiyeho icyo ni icyambere ariko by'abanyarwanda byo twarabimenyereye byo ni indirimbo ni ibintu nyine bisanzwe ubundi abanyarwanda twimereye ahubwo se ducurama natwe turuhuka ku manywa nta kuruhuka kuba guhara ubundi nta nigiruhuka nta nigiruhuka ni ugukora ku manywa nijoro ukajya kuburudika mu gitondo ukajya muri game ni uko nguko nyine tu noneho hakaza n'ikindi cyo kuba wumva ko uri muri comfort urumva kuko APR ndumva ari nta yindi equipe ishobora kuguhemba amafaranga nk'ayo APR yaguhemba birashoboka ariko biragoye guhemba abakinnyi barenze umwe kandi n'imishahara ariko nyine ari imishahara iri consistent nyine itariki iyi ngiyi pa amafaranga urayabonye itariki iyi ngiyi pa amafaranga urayabonye nta yindi equipe igipfa kubishobora wenda bavuga reg ariko Patriote ni kwa kundi nyine no gusunika Tigers turi kubona nayo bifite ibibazo byinshi by'imishahara inkuru ziza zivuga ngo muri Patriote tumvamo inkuru zivuga ngo baranyambuye ntago Patriote abakire bayifite ntabwo ushobora kumva iryo jambo rivuye mu mukinnyi ntibishoboka bafite na management nziza ntibishoboka management nziza ariko ntabwo imishahara ushobora kwishyura nka rimwe mu mezi 2 rimwe mu mezi 3 ariko ntushobora kubyumva mu ntuza abantu nyine babyinubira management yabo imenya uburyo managing ibintu icyo kindi ni comfort zone kuko APR ni equipe ushobora kujyamo ukaba umeze nk'umukozi nigeze kumva story y'ukuntu Justin yagiye muri APR ari kuvuga amafaranga y'umushahara ye none batonga ati ceceka ntago amafaranga muri APR tuyahemba ceceka ntago bishoboka ayo mafaranga ntago niba uruhera ku mibare 6 kuzamura ku mibare 7 kuzamura reka niba ari professionnel n'umurimo gutunze urumva rero ayo mafaranga aza buri gihe urumva kandi menshi urumva nimba APR nta mukinnyi ifite ihemba munsi ya miliyoni 2 urumva amafaranga atari menshi ni amafaranga menshi miliyoni 2 kuzamura 5 ni amafaranga menshi urumva ni amafaranga umukinnyi abatarigeze ahembwa muri kariyeri ye yose n'umuntu wese uyafasheho
hari stability afite nukuvuga nimba umaze nk'imyaka nk'icumi cyangwa umeze nka saison nk'eshatu ukina ayo mafaranga ntabwo warigeze uyahembwa ku kwezi none n'amafaranga ugiye ugahembwa kandi ahoraho nimba usinye kontra y'imyaka 3 ayo mafaranga uzabona buri kwezi urumva buri kwezi amafaranga n'amabonus n'ibiki byose nabyo ibyo bikazamo byuko twese turi abantu urumva noneho uri guhura na ekipe yawe ni ekipe ifite efficiency iri ku rwego rwo hejuru byanga bikunda uratsinda ntabwo muri butsindwe ntabwo iyo stress uri wigire ya management iri kuvuga ati bagutuka murahembwa kuki mudatsinda murahembwa nk'ibyo tujya twumva muri football urumva iyo stress nawe yavuyeho urumva stress yo kubwirwa yuko nyine mwebwe muhora like nyine muhora navuga gute muhora mu bintu byiza nta kintu kibi gishobora kukugeraho hakiyongeraho rero no kugufata nyine na treatment iri ku rwego rwo hejuru ko treatment y'abakinnyi ba IPR ntabwo ari bibi ubundi bigenze neza niko ama equipe yose yakombye kugira treatment meza kuriya urumva ufite umufizio ufite nyine wowe you good to play nta kindi kintu icyo wifuza cyose uragifite uri muri condition nziza zo gukina basket gutanga icyo cyose gusaba kandi still uri kugitanga nka equipe noneho kwa kundi equipe itari muri iyo temps yo gutsindwa iri muri temps yo guhora mu bintu byiza ni celebration every day urumva ikindi nanone na equipe ifite abakinnyi benshi wowe iminota myinshi uri gukina iminota 5 cyangwa 10 urumva umukinnyi ukina iminota hejuru y'iminota 15 muri APR n'umukinnyi ni bangaye ni ntore ni baki ushobora gukina iminota 20 nyine biba bigize ibyo nacyo ni ikintu gishobora gutuma urwego rwe rusubira inyuma ko demo ubona iminota myinshi yo gukina mu kibuga demo nyine challenge like nyine urevarwa sibyo njye nkeka ko ari zo fact ariko njye noneho nk'inama nkabyo bindi uvuga ngo solution ni buri ari umujama njye ndi gukunda imikinire na consistency no guhozaho n'ibiki zira input ebyiri zagiye muri noza Juste na Shafi buri Shafi nawe ni nkaibe gutsinda bimubaza ariko mubaza defense Shafara defend cyane defense nziza Shafite defense nziza urumva Juste we n'urundi rwego no muri podcast y'ubushize narabivuze njye buri Shafi nuko njye mvuga ibintu abantu bakanseka ariko buri Shafi njye namufatura mu peti nkamusinyisha igihe kirekire nka muri experience I mean Juste njye buri Juste namujyana muri bar aracyari na muto Juste buri njye namujyana muri bar kandi afite training zitandukanye nyinshi Juste yazava umukinnyi w'igitangaza kandi afite consistency nyinshi uko 3-on-3 buri gihe aragenda experience nyine azi iyi sezo imwiciyemo sezo ya kabiri yahita ajya no mu gukina muri senior ya national tabeshye se nabyo birimo ariko ndashaka ko no muvuna urimo nk'aba 3 pointers aba 3 pointers urimo wo kugira ngo byibura barebe ko ntahite yihuta direct anyura ahantu mamere nk'abevaluatinga performance barebe vuga ati sezo irangiye gutya uyu muntu twamurira yingiraho yari agize sezo nziza pe uramujama agize sezo nziza urebye statistics ni fresh bya atari urumva abo babiri ni ubona by'umwihariko abandi rero izindi remo ariko na ntuze ari gukora Ntore rwose he's doing very good nibyo navugaga ntago sezo umuntu agize mbi imwe ntago ari hiti mugira umukinnyi mubi ubushize n'umukinnyi mwiza man statistiquement nko muri playoffs ntago byari byiza ariko game twarebye Chobozwa yagize game nziza kurusha n'abandi bakinnyi bose nyine ndikukubwira nimo ndajya urigendeye kuri statistique ugiye ngo ugiye kugenda mu mibare ukabyereka nk'umuntu utarigize aba match ndi bavuga ati uyu muntu wundi aracyakina taracyabanza amata ibyo uri kuvuga ngo kuri season mbi umuntu still ntirarangira iracyakomeza kuko dufite second leg iri kuba APR imaze gukina imikino isigaje imikino mike APR imaze gukina imikino 13 APR isigaje imikino mike kabisa hari ahantu ubona byibura muri APR harimo igihanga tubivuga dusa n'abasoza nka ramforo yashyiramo kugira ngo twizere ko byibura bazajya muri finals APR rero ngereka nkubwire nukuvuga system ba buildings this whole time yo gukinisha abantu amanota 3 nyine yo gushakira space abantu bagomba gushuta amanota 3 offensive cyane bisi yo kwibanda kuri offense yego bayikomeza
ariko ikibazo bafite ni kuri defensive neremanye ariko no mu bintu byatumye bazana Shafi no mu bintu byatumye bazana Shafi no biriya bintu aperi yihaye byo gukina basket nk'abanyamerika wabonye NBA ukuntu imeze NBA ntunkoreho nanjye singukoraho urumva ndatsinda nawe utsinde niyo mpamvu NBA ubona barutanwa amanota 2 utanguranwa igihe gusa igihe bari cyo kiza barushanwa amanota 2 amanota 3 muri bare ntabwo ibyo bintu bikunda muri bare ni ibijama hakomani bare mbaza mwarayibagiwe nimba ibijama bifite basket y'inyafrika babandi bakineye ku giheri by'ibisore nyine by'ibisore iwana unureba nabara no gukura iryinyo dusoza nyine mbwira nk'umwanya utekereza bare I mean aperi sifite abakinnyi babari bakinnyi nge nakubwiye umukinnyi wavuga uri kuri level iri hejuru muri bare ni umwe sibyo muri ya musenta wabo ni Diarra muri aperi yaburaga abakinnyi babiri urumva b'abanyafrika bakajya muri West Africa bakareba umukinnyi nyine umaze igihe kirekire muri bare buriya nka Kevin Mayo yari kubafasha buriya na Dumbuya yari kubafasha buriya Boissy yari kubafasha nyine umukinnyi umenyera basket y'inyafrika mani kujya kuzana umunyamerika ukamuzana muri bano bajama b'abanyafrika bameze nk'abasazi nta kintu bizafasha ikindi uri kuzana uriya mujama impamvu hari uriya mujama bazanye w'umunyamerika ngo wakinnye muri NBA ni mwiza ariko ntabwo ari mwiza gukina muri bare ariko uriya mujama yaje avuye muri nimba nibuka neza ni muri Alexandria ngira ngira kipe uriya mutipe wakinaga muri APR uri buko mujama wakinaga wadukoze mu mufuka rya Metande Dixon ibaze ko Dixon yamwicazaga uriya mujama nyine yaricaraga muri Alexandria ntabwo yakinaga iminota nk'itanu none uramuzanye ngagiye gukina muri bare Alexandria nayo igiye gukina bare nawe yaramwirukanye aje kugufasha reka niba umuntu uba wabigiyemo ari diru nawe avuga ati okay ni umuntu ufite experience uzwi ariko n'amafaranga ntekereza ko bitabura ibintu uru rugendo rwa bare impamvu wenda ibyo ngibyo okay nuko iminota iri kugira ibyo ngibyo uko bivuga impamvu mbona basa n'abireyingiraho hari abo bagize babaha umusaruro byibura bamwe muri bo ntakurikiza nka Isaiah zo kuba hari yakarikoze nk'umujama nawe ni nka ko byagenze kandi still ni nka ko nawe yagiye azi rero n'abandi niyo mpamvu bashobora kuba babirivingira muri iyo ntuza bavuga ati none reka turebe n'undi birashoboka turebe ko byibura umuntu yazagera finals rero nimba ikindi bagataha kandi ufite puri biraremereye kandi none sinakera izatangira muri uko kwa gatanu erega amakipe ubundi hari amakipe yo mu Barabu amakipe yo muri West Africa Rivers Coopers nyine hari amakipe urebye nk'amarikirito baba barakoze ukareba n'ibintu APR irimo uhita ugira ubwoba reka dusoreza amahirwe APR ikiza ifite umutoza ifite staff nziza ifite umutoza w'umuhanga kandi turifuza ko yagera kure ni ibintu twese twifuza kabisa Rwanda byo n'umwihariko baturimo umwenda niko byitwa ubu ngubu baturimo umwenda nitugira n'amahirwe tuzakorana ikiganiro n'umuntu umwe muri APR nyine batubwire urugendo rwo ko since badakora nuza press conference reka niba dukundira tuzashaka nyine tuganire ku rugendo rwo muri bare none n'utundi tips n'uduki twose twazajya dufasha abantu gusobanukirwa na bare mbere yuko iba tuzagerageza nabyo kubikora ni nka bonus tuzatujye tubongerera tubaha amakuru arebana nayo hasigaye rero twasoreza nakagaruka turabashimira kubana natwe buri munsi kutugaragariza urukundo kudushyigikira muri rusange Yohana Charlotte ari umujama banyeretse kuri Instagram ujya wingenjinga byatari kuri Instagram yacu duhana amakuru Yohana abatipe nyine bari abantu bacu hari no kuaprecia ni sawa no kubatanga n'amazina abantu bakabamenya oya hari igihe umuntu badashaka amazina okay nabyo ariko sava ariko mumenye ko nukuri we appreciate so much kabisa hasigaye rero hasta la vista tuhuze ubutaha